nabane namwe abakunzi bacu ba Yesu ari ku Ngoma TV. Nk'uko mubizi rero tuba turimo tubashakira inkuru, turimo tubashakira ubuhamya ndetse n'ubuhanuzi hirya no hino ku mihanda. Uyu munsi rero murabibona imbere ya kamera zacu tuhafite umutumirwa w'umusore wambaye neza rwose uri muri Yesu. Njyewe mwumva inyuma ya kamera rero ni Eric nk'ibisanzwe, imbere ya kamera ho reka tumuha akanya kugira ngo yibwire abadukurikiye. Turakwakiriye. Murakoze. Mazina ni Prophet Emmanuel. Ako Prophet bisobanuye iki? Prophet bisobanuye umuhanuzi. Umuhanuzi w'Imana. Prophet. Sengera muri hedini Prophet. Jewe ndi umwadeperi. Mwadeperi. Harya muri adeperi habamo aba Prophet. Ndi umupanikote. Kuri umutangiye kwinyuraguramo ikiganiro kigitangira biraza kugenda bite? Ndimubwiye ko ndi umupanikote. Uri umupanikote. Ariko warubanje kutubwira ko uri umwadeperi. Ese undi umupanikote ni iki? Niwe mwadeperi. Mwihangane njye ibintu by'amadini ntago mba mbisobanukiwe. Ariko nta kibazo by the way ako kara kanyuzemo tuguhaye Prophet Emmy. Ubushize rero ubwo duherukana gukorana ikiganiro hari umuntu watwandikiye muri comment atubaza ngo muri ADPR habonekamo umuprofete gute? Musobanurire. Ahubwo wiwe nagazi ijambo prophet cyo risobanura. Nicyo ashaka ko musobanurira. Niyo mpamvu nyine nanjye nkubwiye ngo musobanurire. Prophet ni umuhanuzi. Prophet ni umuhanuzi. Umuhanuzi w'Imana. Umuntu wese Imana inyuzamo ibyayo. Ijambo ryayo. Yaba ari umuhanuzi. Prophet. Prophet nyine aba ari prophet. Umuntu wese Imana inyuzamo ibintu. Byayo. Aba ari prophet. Uyu munsi se utuzaniye ubuhanuzi, utuzaniye ibiki? Ndabona ibintu ari hatari ikibuga cyane mbisoma. Imvura yaguye se? Ibintu biri kubera kuri ino mihanda. Jewe rwose nuko wenda birimo biraba Imana yarankuye rero Dubai mu rugo kwa Makiri kwa mwene Niyaheri aho bombi ari kuza gushya. So urabizi rero ko ari wo mpamagaye umbwira ngo ninze hari amakuru mashyashya ufite, niyo mpamvu nanjye mise mpatabarukira ku gihe kugira ngo abakunzi bacu ba Yesu ari ku Ngoma TV ubasangize ayo makuru mashyashya waba wungutse muri aka kanya. Ngira ngo nawe urabizi se ntago ufite ikoranabuhanga, ibintu birimo biraba kuri YouTube kuri social media ntago uri kugenda ubibona. Njyewe nk'ibi bintu bya DJ Brian ntago uri muragenda uyibona. Abakobwa dore batangiye kugaragaza imyanya ndangabuhumekero bwabo. ndanga urakoze cyane. Ahubwo wa mugani ntatinze reka nkubaza iki kibazo. Ubundi abasore b'iyi minsi byabagendekeye bite kugeza aho none abakobwa basigaye basimbuza amavide? Nimba abasore bo mu Rwanda twarigendeye muri Kongo. Nimba twarigereye twarabaye abadiaspora tutakigaragara mu gihugu cyacu. Ibyo byaranyobeye. So ariko biriya ni ibintu biba bigaragaza ko isi igeze ku ndunduro. Isi igeze kure rwose. Ni ukongera tukongera tugasenga. Bera ni ukuri kw'Imana twongere twubake igicaniro kuko birakomeye. Ariko nyenyeka ko bino bintu by'uyu mukobwa DJ Brian nabonye akora na bagenzi be atari ibintu byapfuye kuza ako kanya cyangwa se atari ibintu bapfuye guhubukira. Uteka ko yabitewe n'iki? Njyewe nkeka ko uko ndi kubibona ntabwo umuntu yaza kurisha iyo nkuru y'uki kuri kamera ari ibintu biri aho ngaho. Ahubwo buriya hari abantu abadiaspora buriya bashobora kuba bamwishyuye wenda bakamuha nk'amadolari nka 200 cyangwa 100. Abadiaspora by the way barabikora. Ati nyeneye yuko unyereka gutya na gutya na gutya. Rero akaba yikameye agahita amwoherereza amavideo mu diaspora nawe ntago yakurira imboga nawe agashiduka mu diaspora yamwanditse. Natwe rero tukaba twabonye. Ariko se Emmy, mbere yuko tubona iriya video y'umukobwa yitera ivide mu gitsina twabanje kubona akandi ka video bari abakobwa batatu. Bari abakobwa batatu bari kumwe ahantu
barimo babyina rwose. Mwabwiwe n'iki yuko uriya ari Ariane? kandi baranabyivugiye gusa jewe numvishe bavuga ngo aba bakobwa batatu banywa inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge birimo n'ibintu bivanze n'ikindi itabi. Ariko rero kuba ibyo ngibyo byose byo ngiye kureba kuri iyo kote reka tuyiveho, ahubwo tujye kuri kote ivuga ngo umukobwa nk'uriya mwiza nk'uriya ufite n'ibinyashi n'ibinyenyanza apize koko ari kuza koko kuri hano ugusebya abari, kuri hano ugusebya abantu babibonyemo ko ari inkuru, ariko nanone ntabwo ari inkuru, ntabwo ari inkuru ishimishije. Wumvishe umusaza nyakubahwa perezida wacu Desilesi ukuntu yavuze? Wabyumvishe? Yavuze ngo umuntu wese wiyambika ubusa biba bisobanuye ko no mu mutwe ngo ari zero. Ntabwo umuntu muzima, ariko nta kuntu ushaka kunyumvisha yuko umuntu wize akarangiza kaminuza umukobwa mwiza nk'uriya afite mu mutwe zero. Nta kuntu ushaka kubinyumvisha. Nimba barimo baramushukisha amadolari 100 akaza public agashyira imyanya y'ubuhumekero bwiwe hanze, icyambere asebeje abari bagenzi be n'igihugu muri rusange, n'igihugu aragisebeje. Hanyuma na Heineken rwabugana rwararusheje. Nabonye abantu benshi barimo gusohora utuvideo bafata inzoga ya Heineken yakwihumurizaho ukabona yongeye ayisubize hasi. None tabatekereje gake abasubije ahubwo arayamamaje. Ahubwo umukire wa Heineken ndamusaba kugira ngo abe yamwishyura kuko yamwamamarije. N'utaruzi Heineken yayimenya. Mbare kore abamamaza bazabyiyore no mbere ko ari kuri abamamaza, ahubwo yatumye abantu bazihura. Bivuze ko abanywaga Heineken batazongera kuzinywa kubera kiriya kibazo. Bagatekero cyagiye iri cupa n'ibyo niko tuvuge yuko nta muntu uzongera kunywa Heineken kubera kiriya kibazo cyabayeho. Barakoze rwose, abakoze rwose nuko kw'Imana umamagara mu gihe gikwiye kuko ndabona ari hatari. Urabona ari hatari, ariko namwe ku ruhande rwanyu namwe turabagarukaho. Birimo kuvugwa yuko muri ADPR murimo muragerageza kwishyura amafaranga menshi abasitari kugira ngo baze mubabatize, mubereke yuko mufite umwuka w'Imana kandi ari prank ari kugira ngo mumenyekane. Ibintu biri kubavugwaho nibyo cyangwa twabifata? Iryo torero wambwiriye ADPR iri gukora ibyo bintu? Sinzi itorero iryo ari ryo, ariko twabonye hari itorero Jackie yabatirijwemo. Amatorero yose na ADPR nanjye nabibonye, ariko uranaga ADPR hari wacu hari igicumbi cy'umwuko za perereze twebwe ntago ari kuradukora. So nicyo wavuga ku mukozi w'Imana nk'uriya ukora ibintu nka biriya? Amacaca nyine ni ibintu bijyanye n'amacaca, n'amacaca atandukanye na ADPR. So ni ukuvuga ngo uriya mukobwa nabonye itorero yabatirijwemo ariryo DJ Brian yagize gute, yabatirijwemo. Kandi DJ Brian amaze kubatizwa yasubiye gucuranga mu kabari, kandi bivugwa yuko iri torero ririmo riragenda DJ Brian byaramwishyuye ndetse na Jackie nawe ryamwishyuye. Hanyuma nimba babishyuye rero ahantu harimo kote, itorero turareba itorero rifite inyungu zimeze gute. Jackie we cyangwa se aba bari kubatizwa bo bafite iyihe nyungu? Bose byanga byakunda bafite inyungu, kuko ntago itorero byafata amafaranga y'abakristo batuye ngo rirye kwishyura umuntu ukunda ari mu matize ngo nuko ari umusitari. Harimo ikintu giteye gute. Impamvu bari kubatiza impamvu bari kwiyegereje abasitari bakababatiza ni ukugira ngo buri muri sitari wese udasenga ayoboke iri dini, avuge ngo hari idini, hari itorero ribatiza, byamara kubatiza umuntu agasubira mu byo yari yibereyemo, n'ubundi kwiyambarira deshiri ntacyo bitwaye,
n'ubundi kuva kubatizwa nkajya ku kanyinyira ngagakandira agasenda ntacyo bitwaye Kamanyinya. Kamanyinya n'ubundi kuvayo nkajya kwirebera za jaja ntacyo bitwaye. Yego. So urumva bo bari gushaka gusinga itorero ry'abasitari. Ariko namwe biri kuvugwa ko muri iyi minsi muri kunywera inzoga mu materemusi, ibyo bintu bibavugwaho? Abandi bari kunywera inzoga mu materemusi, abakozi b'Imana. watanga urugero nk'abo wabonye se? Ariko biravugwa kandi nta nduru ivugirwa ubusa. Ntayivugira ubusa. Hanyuma icya kabiri nacyo ndakigusubiza. Uyu muntu wagiye kubatizwa uyu Jack aragira ngo abadiyesipora yari afite abarememo icyizere. Yego nawe utwika inzu ugahisha umwotsi arabigenderaho igihe gitoya, ariko araba yaremyemo icyizere mu badiyesipora bamukurikirana. Kuko iyi puraka barayibona uko byagasa byose. Iyi ni puraka bari buyibone. None se ko yabatijwe, umuntu wabatijwe wagiye muri Kristo agahinduka icyaremwe gishyashya, Mwuka Wera aramuhuzwa nk'uko umubyeyi utwite ahurwa. None se tuvuga ko icupa agiye kurireka? Ashanga agiye kurireka. Ubu se tuvuga ko ibintu by'agatwika agiye kubireka, agiye kwambara akikwiza, agiye kumera neza? Yari amaze iminsi ariko yambara akikwiza. Asanga nyamara uko muri kumutekereza atari ko wari wasanga ashaka kwiyakirira agakiza. Ashaka kwiyakira turabireba. Uretse iyi si ni isakari. Mwarangiza mugafata DJ Brian mugashaka kumuhuza na Jack, kandi abo ni abantu babiri batandukanye. Ni abantu babiri batandukanye, ariko twe turi kureba uwababatije aho babatirijwe. Umusaro DJ Brian atatweretse avuyeyo, Jack niwe ugiye gutwe. Waruvuze ngo abakozi b'Imana ngo bari kunywera inzoga mu materemusi. Nanjye nakubajije ngo ibyo bintu wabyumvishe kuri nde cyangwa waduha nk'urugero? Kandi bivugwa. Ndetse ibivugwa byose nuko aba ari ukuri. Nisa hari induru ivugirizwa ubusa. Nta nduru ivugira ubusa nk'uko bivuze, ariko na Satani ajya aharasingwa abantu. Kandi nta nubwo nanabihakanya, kuko imva z'abantu basenga nenye. Imva z'abantu basenga nenye, cya mbere ni icubahiro, cya kabiri ni amafaranga, icya gatatu ni igitsina, icya kane ni icupa. Icya mbere imva ya mbere ni amafaranga, imva ya kabiri ni icyubahiro, imva ya gatatu ni igitsina, imva ya kane ni icupa. Ariko imva iri gukoreshwa muri iyi minsi cyane cyane ni amafaranga n'icyubahiro. Muri ibyo byose nta na kimwe wowe cyaba cyarakwibasiye? Muri ibyo byose nta na kimwe wowe nta mva wowe ufite muri izo ngizo enye? Njyewe se nta mva mfite. Aho ukaba uri muri leta porofeta ahangaha, nyamara twamara gutandukana ugasanga ugiye muri karitsiye ku Kanyinyira. Njyewe nkunda amafaranga kuko mbaho kubw'amafaranga, ariko nanone naje kuyaka, ariko igikorwa Imana iduha amafaranga. So ngaho gira icyo uvuga, utange nk'impanuro kuri ibi bintu wabonye ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu ni hatari, ibintu biracyakomeye. Ibintu biracyakomeye. Ndabona abantu abakobwa rwose puraka babonye yuko uyu mukobwa nta kindi kintu kiri gutwika. Ni Heineken. Brian ari gutwika. Gahunda ni Heineken. Ni Heineken. Ahubwo muraje murebe ibigiye kubera mu mihanda. Kibuga kigiye kunyerera. Ariko agaburiye abantu benshi by the way. Arabagaburiye, ariko nawe nyine ariyanarishije rwose, asemeje rwose. Yisubireho. None ariko by the way nawe siwe yarakoreshejwe. Urabizi neza ko yakoresheje. Uyu mudiyesipora wagusabye ibi bintu wahita umuboroka. Ubwo so wakongera gutogana umere, wahita umushyira burakada. Ariko ibi ngibi nk'itorero, nk'igihugu cyangwa se nk'itorero, tuba tubona yuko uko mu magenerasiyo yose yagiye aba, ba nyogokuru na ba sokuruza
abatubanjije ni ubwa mbere ibi bintu bigaragaye. Rero bishatse kuvuga ngo dukeneye, ibi bigaragaza yuko abanyamasengesho twongera ibihe tugasenga, kuko isi iri kwegera ku musozi. Birasaba ko dusenga, tugasenga tutisengesheje, Mana we, Imana ikagira icyo ikora. ariko nubwo bajya bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose, ariko twamaje kubona yuko hari abagifite umutima. Hari umukobwa twabonye wakoze ubukwe bwa Vestine. abo babonye yakoze ubukwe bwiza cyane. Nabonye bwabereye ku Kinyinya, niho yagiye kugira gusezeranira. Nabonye bamuteye amabuye. Harimo abantu bari kumutera amabuye ngo yashatse sekuru. Ibyo se bivuze iki cyane? ngo ni gute umwana w'imyaka 22 arongorwa n'umusaza w'imyaka 42? None se ko yabaho nta mugabo afite? Umugabo afite se abasore mubereyeho iki? Mubereyeho ko yango mubarongore? Ubu nta bantu bageze mu myaka 50-45 b'abakobwa bicaye n'abagabo bafite. Muba muri hese kuki mutabarongora? Muba muri he kuki mutabarongora? Batere kuki tutabarongora? Se we nuri umusore? Njye ndi umugabo ndubatse. Ndi umugabo ndubatse. Navuga ijambo rikomeye, nakubwira ngo ntago ishishi ziba mu mwobo. Umwobo ishishi zirimo zose, ntago wamenya inguni zihishemo. Ntago wamenya ngo buri mu mwobo, buri nguni y'umwobo harimo ishishi zingana gutya. Ikinyarwanda ko numva gikakayera. Sobanurira ikintu ushatse kuvuga, kuko sobanuye ko buri muntu wese mwahura agenda utapfa kumenya nimba ari umukobwa cyangwa ari umugore. kandi bavuga ko umukobwa wese ari umugore, ariko umugore wese si umukobwa. Ariko njye nkurikije ibyo nabonye kuri uriya mukobwa, uriya mukobwa numvise bamutera amabuye, ngo n'ubundi ngo yari yaramuteye inda, ngo reka mutwara ugirirwa amahirwe abona umutwara. Ko yayimutera nanamutwara, ahubwo nakomera ashikame, nakuka umutima, Imana bari kumwe. cyane amashyari bamugiriye. Ni hatari, biba byandeze. Vesti ubaka, Imana izaguhe hungu na kobwa, kandi umurimo w'Imana uzawukomeza. Nibyo iyo umuntu ateye intambwe cyane ni ibintu bikomeye cyane, ariko Imana izagufasha, kuko iyo wakoreye ntabwo izemera kuguhomba. None se Prophete Emmy, uri umwadeperi wujuje ibyangombwa, uriya mukobwa ko bari kuvuga yuko ashobora kuba atwite, harya buriya muzamusezeranya? Adeperi isezeranya abantu batwite, cyangwa nabonye nshaka kuba nasutse? Iriya ni plaka, ntabwo bamusatsa. Iriya ni plante. Ariko bigaragara yuko itorero ry'iwacu atari ryo rizamusezeranya. By the way, azajya muri church wenda. Ariko yari asanzwe ari umwadeperi cyangwa yari yaravuyemo? Byanoganuga yuko ataki muri adeperi yari yaravuyemo. Nise ubwo nimba adeperi itazamushyingiranye urumva atabaye igicibwa? None se ka nkubaza ikibazo, nibe nawe abishyize ku mugaragaro, ubu ngubu nta babikora, itorero nibimenye ko babikoze. Rega itorero ni umubyeyi. Ariko ibyo bintu urumva ko nta mugisha w'Imana birimo. Itorero ryacu ni umubyeyi, uwemeye wese ararigana riramuheka. Kuba yabikora akagenda agakora ubukwe ahandi, akazagaruka tugana agasaba itorero imbabazi, ntago bivuze ko itorero ritazamubabarira n'Imana itazamubabarira. Aho kugira ngo ase yijyane kijoro yikocoze, aho kugira ngo yikocoze ntiyabikora gutya. Aya rimwe rutazego. Ubwo bivuze ko aho handi azajya bo bashyigikira icyaha. Gatatu tarimwe iyo tuvugisha ukuri. None se ko Imana mwese mukorera ari imwe, ubwo aho handi azajyaho hariya tuvuge ko ukwizera kwabo gushyigikira icyaha tubyita ibiki? Nimba mwanze gushyingira umuntu akajya ahandi bakamushyingira, kandi mwese mukorera Imana imwe, yarangiza nyuma yo gushyingirwayo akagaruka iwanyu agasaba imbabazi, mukamuha kare bakagaruka, ibyo byo turabihiye iyihe nyito?
sobanurire naguhaye nakubwiye ngo gatatu nahahuriye n'abagenda bakikocoza bamara kwikocoza bakongera bakaba baza gusaba imbabazi. Ahubwo ngo itorero ni umubyeyi we afite uko yabibaze mu bwonko bwiwe cyane yuko nimba koko ibyo bavuga ari ukuri ko atwite yarebye abona yabazanye igisebo ku babyeyi avuga ati noneho reka njye ku baturanyi wenda nzaza bimeze gutya. none se ni kuki ubundi nimba umuntu ari umukirisitu wa nyawe kuki atabashije kwifata wategereza igihe cye? Reka nkubwire rero nta hantu umuntu aragera Satani atamurasa umwana. Ase ubundi buri uriya bakitwa umugeni. Turi abantu kubera yuko ubundi mu cyumba kwa Potifari ntabwo bisaba kuvuga ngo toka Satani, bisaba guhengeka ukirukanka. Rero nimba yarageze imbaraga zo guhengeka akazibura, by the way nubwo nabibonye ntabwo nje kumucira urubanza. Nta mbaraga afite zuruti za Samusoni wafataga umunwa w'inyara akawutanga, ariko bizibura agaragaje igikorwa cy'ubutwari. Aravuze ngo aho kugira ngo ngomere igihugu, urumva, abantu bose ngomere n'Imana muri rusange, njyewe reka mbivane mu nzira n'ubundi byarabaye amazi atararenga inkombe. Imana imuhe umugisha, musabiye umugisha. none reka yakoze igikorwa cy'ubutware gikorwa n'abakeye. Nawe uri pasiteri ubihererwa n'ububasha wamusezeranye cyane, urugo rwo karohesha imigisha. none cyane urumva bitazoroha. abantu batubwira ubwo nawe bivuze ko wunze mu rya Rutayisire kuko nawe yavuze yuko rwose yamusezeranye nta kibazo. Rutayisire nimba yabivuze simbizi, sinumvishe icyo kiganiro sinakirebye, ariko njye niko mbyumva muri generasiyo yanjye. ngo niba rimba nawe ariko yavuze twahuye. So dusoza ikiganiro ngaho gira ijambo nyamukuru ugenera abari badukurikiye ubundi dusoza ikiganiro. Ijambo nyamukuru mbagenera se niri ni ugufata igihe tugasenga kuko ibintu biri kuba muri kubibona. Nimba abari b'abakobwa barimo baradufata amavide bakigera mu myanya mu mekero yabo, ni ibintu bikomeye cyane. Ayita imyanya ndangagitsina. Imyanya ndangagitsina basenga, dusenge tusisengesheje. Wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu. Ase ukurikije ibiri kutubaho hano mu gihugu cy'u Rwanda aho ahari Imana twe ntigiye kuduha igihano nk'icyo yahaye Amerika cy'umuriro, ubishyize mu mwuka no mu mbaraga uhabwa nayo. Gusa icyo nakubwira cyo gahunda ni ugusenga. Gahunda ni ugusenga. Urakoze cyane.